dukwiriye kwiga guhitamo neza. Abakera icyo bazize bahisemo nabi, ibibi bizahoraho kuko Satani ntararangiza gukora umurimo we, aracyahari, kuko ibi bizahoraho. Rero igikwiriye ni ukwiga guhitamo neza buri gihe icyo ari cyo cyose. babashyira mu cyobo kimwe kiri hariya i Nyabisindu, bahubatse n'urwibutso hariya ku itorero. Bamaze kubica birukaga banyanyagira mu mashyamba, bakubise imiri inshuro imwe akagwa aho ngaho atanapfuye, wakubise umuhoro ako kanya mu masegonda nk'ibintu bari babaze hahita hamanuka imodoka yuzuye abanyururu. Imana muri iyi minsi mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, Imana yarandinze, Imana yakoreye igitangaza gikomeye mu buryo ntatekerezaga. Umutima wanjye rero wuzuye ishimwe. Hari icyizere mu gihugu cyacu, hari icyizere mu rubyiruko cyo kongera kubaho kandi tukabaho neza. Ndabona umucyo utamirije u Rwanda, ureke guheranwa n'agahinda. Berwa mubyeyi mwiza, Rwanda ngobyi yaduhetse, Rwanda ngobyi yaduhetse, Rwanda wehe, Rwanda ngobyi yaduhetse. Rwanda rwanyuze mu bigoye byinshi, inzira y'ubuzima irubera ndende, rurangwa n'amateka mabi, igihugu gicura imiborogo, Jenoside yibasiye ubwoko Tutsi, itsemba imbaga y'Abanyarwanda. no kureba impamvu zibitera, duhitamo guhindura amasengesho, tukajya twicara tuje gusera iki. Nuko twahanye ibikomeye, twahanye agahinda kacu, ariko turakira, turavurana. Rero baririmbyi, iyindi etape nziza mukwiye gukurikizaho, mushaka ukuntu mujya mu bibazo byatumye tujya twegeranya amafaranga kandi atari menshi. Ntabwo ubundi ibi bibazo tubihaye agaciro, ntabwo bidusaba ibintu byinshi. Ushobora kuzana 500, undi akazana 1000, bitewe n'ubushobozi umuntu afite. Ibibazo twabyikemurira ndetse vuba. Rero ndacyabashimira ibyiza mugezeho, ariko mwongereho n'akandi, mumenye n'ubuzima, kuko muri korali niho umuntu aba igihe kirekire. Kuko ariho umuntu aba igihe kirekire, rero dukwiye gusangira iyi nzira y'ubuzima. Iyi nzira y'ubuzima twanyuzemo cyangwa umuntu anyuramo, n'uyu munsi turacyahari, turacyafite ibintu biturushya. Wa muririmbyi se ntiyavuze ngo nyura mu misozi, nyura mu mataba, ngo kandi aho hose niko harushya umutima. Rero aho harushya umutima dukwiye kwicara tukahaganira nka bene data. Nari ndi kubabwira impamvu umugambi wa Satani ariwo wihisha inyuma y'uko abantu baguye mu rusengero, abantu baguye mu kiliziya. Iyi yari impamvu yo kugira ngo abantu bazinuke inzu y'Imana. Aha ndashimira cyane abarokotse bahuriye n'akaga mu rusengero, ariko bakaba barakomeje kwiringira Imana. Akenshi abantu bibaza mu mutima, mu bitabo byakunzwe mu isi yose icyo gitabo kirimo. Umudamu wacyanditse yitwa Eugenie, uba bimuhanga, yari yabaga i Burayi aragaruka. Hanyuma impamvu cyakunzwe n'iki? Nuko abantu bari babonye uvuga kuri bari bafite mu mutima, bakabura uko bavugira. Dufite ibirego twibaza ku Mana. Iyo umuntu afite ibi bibazo, yibaza ku Mana, yibaza ku bantu, nawe yibazaho we ubwe. Hanyuma impamvu rero nyamukuru yihishe inyuma y'ibi, harimo umugambi wa Satani wo kutwaka ijambo. Niyo mpamvu uyu munsi nimureba muzasanga amadini n'amatorero ikimwaro n'isoni bikoreye, batewe na Jenoside kuko batahagaze neza. N'uyu munsi biracyabakurikirana. Nyamara Bibiliya iravuga ngo muri umunyu w'isi, muri umucyo w'isi. Ngo mbese umunyu nukayuka ngo hari ikindi kintu waba ukimaze, ngo barawukandagira. Zarambutse zifata ikinyejana cy'urubyiruko ruje ruvutse muri iyi myaka.
ngaho statistique dukeya hano mu Rwanda. Ubushakashatsi buheruka bwerekana ko muri 2018 bwerekana yuko mu bushakashatsi bwakozwe na Minisante berekana ko 3.6% babana n'ihungabana mu Rwanda. 28% byabo ni abarokotse jenoside. Ngo uyu mubare ntabwo ari mutoya. Izo ni ingaruka za jenoside. Mu rubyiruko noneho mu rubyiruko ubushakashatsi bw'umwaka ushize bwakozwe na Unity Club bwo mu 2021 bwerekana ko 99% y'urubyiruko rutazi inkomoko yabo bafite ihungabana. Kwijana y'urubyiruko rw'abarokotse jenoside uyu munsi bafite ihungabana, yaba abari bahari yaba n'abavutse nyuma ya jenoside. Cyane cyane 87% niyo bavutse bari batoya mu gihe cya jenoside. 69% by'urubyiruko rwavutse ku bantu bafashwe ku ngufu muri jenoside uyu munsi bafite ibikomere ndetse n'ihungabana babana nabyo. 43% by'urubyiruko bavutse ku mpande zombi. Hanyuma 14% y'urubyiruko rwavutse nyuma ya jenoside uyu munsi bafite ihungabana bakuye ku babyeyi babo. Uyu munsi iyo bigarukira kuri twebwe byibuze twe twari duhari. Mu minsi ishize umuhungu wanjye w'imyaka 9 bambajije ibibazo byinshi nyine nk'ijana. Hanyuma barangije basoza kuko bari baramaze kumenya amakuru ya jenoside, basoza bambajije ngo mama ubundi basi wazatujyanye noneho no ku rwibutso basi bariho. Turaye turi bujyeyo bambajije ibibazo byinshi ndasubiza ibyo nari nshoboye gusubiza. Ikintu cyantangaje ibi ndabizi naranabyize, ariko ntabwo nanjye numvaga ko umwana w'imyaka 9 ashobora gukonekta guhita kuza neza na jenoside n'ibyabaye. Harabajyanye hanyuma bashyira indabo nyine ku rwibutso. Umukuru yarabyumvaga, hanyuma umutoya we nyine mu myaka ye yaracyagenza gake, ariko umukuru yararize aravuga ngo yishimiye ko yagezeho ahantu nyine le grand-parents bashyinguye, bishyiraga mu gifaransa basogokuru n'abanyagokuru bashyinguye, ariko agera ku kintu kivuga ngo mbabajwe nuko naje nanone kandi ahantu hari we yashyiraga mu cyongereza mu gifaransa ari cyongereza ngo ahantu ngo abavandimwe ba mama bari ngo bari kuzatubera ba onkre n'abatante bacu. Akivuga gutyo araturika ararira avuga ntibigenze bite. Rero bakristo bene data, ikibazo kiri seriye, reka tugihagurukire hakiri kare, kubera ko igitwara twebwe gusa gitwara n'abana bacu. Mu bintu burya ababyeyi bahagararaho cyane mu butunzi bukomeye dufite n'abana twabyaye kubagize umugisha wo kubabyara. Rero niba jenoside uzasanga bagiye kwiga gukina karate n'ibindi. Iyo mugandiriye n'abakuru muri bo barakubwira ingaruka ikomeye z'ihungabana n'ibikomere. Uyu munsi twagize ingorane, kwizerana biragoye. Abantu burya babana batizeranye, aramureba akamubaramo ibintu byinshi avuga ndavuga ikira. Ubu umuntu wese abara undi mu mibare akamenya icyo ari buvuge n'icyo atari buvuge. Uyu munsi agakarita abantu bakinnye amakarita, hari ikarita barakora bakina amakarita nk'uko barankubita ariko impundenganye naje gusanga mperutse kugendera mu bisi ishize nahakoreraga. Noneho kugira ngo mfashe umurwayi byasabye gukina nawe amakarita, ndavuga nta muntu udakiza mugire bashumba ntimundenganye gukina ikarita. Ndashaka kuvuga ko mu makarita habamo bwana na seti. Rero uyu munsi agakarita gakomeye dufite mwakitwa uburyarya niko gasigaye gakina cyane kakarya. Kubera iki? Ni ikibazo cy'imibanire yangiritse kandi yatewe na jenoside twabayemo. Hanyuma tubirenzaho turikomereza, ubuzima burakomeza tugira ngo nta mahoro, nyamara ntabwo ari amahoro. Dushatse twatera intambwe gatoya tugasubira hahandi kuko niho byaro ryawe. Hanyuma ugenda ubanze wikiranure na mugenzi wawe, mumbwira ko amaturo duturagerayo. Imana niyo kudufasha,
izindi ngaruka zikomeye abantu babaho mu dutsiko dutandukanye dushingiye ku bwoko n'utundi dushingiye aho umuntu yavuye n'aho yakomotse. Icyo ni ikibazo cy'aho twavuye, kandi iki ngiki ntabwo kireba abari mu Rwanda gusa, kirareba n'abaje bya bice byose nababwiye byahunze. Uyu munsi turashimira Imana ko turi mu gihugu rwose, Imana ishimirwa. Icyo kuze dufite ikizami cyo kwiga ku bana, icyo nicyo kizami dufite. Twishimira ko uyu munsi byibuze nta munyarwanda ubabajwe n'uko atari mu gihugu cye. Imana ibishimira. Iki nk'itorero, itorero nyuma ya jenoside ngeze ku gice cya mbere gisoza, amadini n'amatorero ashimirwa iki byibuze? Ibyo ni ibyabaye, byari birimo amafuti menshi n'akaga kose, ariko hari ibyo bashimirwa. At least icya mbere, hari bamwe bashoboye guhagarara neza. Harashimirwa, turashimira bamwe bashoboye guhagararana n'abahigwaga ntibabate. Hanyuma amadini n'amatorero ashimirwa kuba yaragize uruhare mu kubaka ibikorwa bitandukanye, mu kubakira abatishoboye, mu kubakira abarokotse jenoside, mu kurihira abana amashuri n'ibindi, kugira uruhare muri gacaca. Birya byose abakristo, ahantu habaga hari abakristo, imanza zagenze neza. Nabyo buriya ni byiza. Ikintu gikomeye abakristo dukwiye kwiga uyu munsi, dukwiye kwigishwa abashumba, mudushakire inyigisho zivuga gukunda igihugu. Ibi ntitwabyize, ibi tutize rero mubitwigishe ko birakenewe. Aho bikenerewe ni hehe? Usanga twibaza ngo mbese tujyeyo cyangwa turorere. Nimudushakire ibyigisho, mbaye mbisabye, kugira ngo byibuze bifashe abakristo. Ariko amatorero n'amadini birashimirwa kugira uruhare mu biganiro by'isanamitima n'ubwiyunge, mu bikorwa bihuza abarokotse n'abafunguwe, kugira ngo bongere kubaka umuryango nyarwanda, kuko aba turi kumwe ibihumbi birenga 30. Uyu mwaka harasohoka ibihumbi bigera muri 14. Rero abo bose barahari. Ni amahitamo y'igihugu meza kandi ariko akomeye. Kongera kubona umuntu wakwiciye imyaka 25 yarashize y'ibihano babahaga ko yashize, rero nabo baraje. Igikomeye rero ni ukwiga kubana n'uyu muntu, ni ukumenya ngo mbese nk'abitorero turakora icyo uyu muntu aje. Ntidukwiye kubireka ngo bipase inaperisi nabyo, kubera ko iyo bipashije gutyo bisiga ikibazo, bihungabanyije abitorero kandi ntitubimenye. Nsoza rero, icya mbere amadini n'amatorero akwiriye gukora iki? Icya mbere dukwiye kwemera ko twananiwe. Kubyemera rwose, nta kindi kintu twakwisobanuza. Umubare munini wa bene wacu barananiwe. Icyakoze hari abahagaze neza. Kwemera ko twananiwe bishobora kuduha amahirwe noneho yo gukosora bya bindi bene wacu bananiwe. Icya kabiri ni ukugaruka mu nshingano zacu, tukaba umunyu, tukaba umucyo. Ubwo mvugiye mu mvugo ya Bibiliya, tukaba abahanuzi n'abatambyi. Iki ngiki, kuba abahanuzi turabishobora, ariko kuba abatambyi rimwe na rimwe biratunanira, kuko usanga tujya gusenga ngo batwihere umutaka. Nitwe twahawe imfunguzo, dukubita hasi ngo ibyishyira hejuru kurwanya Imana, ngo kandi tugafata mpiri ibitekerezwa mu mutima. Nitwe rero dufite ububasha bukubita hasi. Imana ishimwe. Bakristo bene data, mureke dusenge. Niwumva n'ikibi uhagarara ugikumire mu izina rya Yesu, kuko icyo dukinze mu isi no mu ijuru se ntimuzi ko babikinga. Mureke dusenge. Niwumva ikibi usenge, ukivuguruze. Ariko wicyemera ngo uvuga uti oya rwose Mana aratanyihera umutaka, ntuwumve njyenyine. Kuko kubaho njyenyine ntacyo bimariye. Dukirize igihugu twese, tubeho twese nk'abanyarwanda, twubahe Imana, tubeho dutera imbere nk'abandi bose, kuko ari twe bo gupfa. Imana idufashe ntitube abantu bisengera gusa, tube abahanuzi, tube n'abatambyi beza. Hanyuma ushyiraho imbuga byibuze abantu bicara bakaganira, tukagira umwanya wo kwibuka no gufata mu mugongo abarokotse jenoside. Ikindi gikomeye, dukwiye kwiga guhitamo neza. Abakera icyo bazize bahisemo nabi. Ibibi bizahoraho, kuko Satani ntararangiza gukora umurimo we, aracyahari. Kuko ibi bizahoraho, rero igikwiriye ni ukwiga guhitamo neza buri gihe icyo ari cyo cyose. Twige kubana neza kandi twizihize ubudasa bwacu. Kuba dutandukanye ni umugisha,
ntacyo byari bitwaye. Rero ibyo bitunezeze ndetse tubigendereho. Rero dusoza, haracyariho ibyiringiro. Ntabwo Imana yataye itorero nk'uko bamwe babitekereza. Nubwo Imana ari nyirabayazana w'ibyabaye, Imana yababajwe cyane ndetse cyane na jenoside yabaye mu Rwanda, kuko buriya yahombye kabiri. Abayikoze uhereye nko mu rusengero bitirirwaga izina ryayo yarababaye. Noneho ni kuvuga ngo nishyize mu mwanya wayo, ntakwibaza ngo aba bantu narebaga baririmba bahimbaza mbaye desu. Ni ukuvuga ngo Imana yabaye desu, twarayidesovye. Ariko abitwaye neza haracyari ibyiringiro, n'abananiwe rero haracyari amahirwe ya kabiri. Burya niyo Petero yahawe, kandi Petero ntiyongeye guta itorero, nta nubwo yongeye kwihakana itorero. Bakristo dukoresha amahirwe ya kabiri dufite neza mu gukemura bya bibazo bitandukanye ibyo jenoside yadusize. Hanyuma kwibuka ibyabaye biduha imbaraga zo kwiyubaka no kubaka itorero rya none turi mpaye. Ndabashimiye, numva nshoje. Banze ibibazo tuzabibazo ubutaha, ndabona bwije. Mwakoze cyane. Abarokotse bakomere, abakoze jenoside bakomere muri iki gihe kigoye. Imana irabakunda kandi bitayeho, n'igihugu kibitayeho, kandi mubeho nuko Imana ishaka. Mubeho, tubeho, hanyuma twibuke twiyubaka, dutere imbere kandi tubeho ndetse cyane. Kuko nituguma inyuma aho amateka yadushyize, ni ibintu bibiri biriyo. Isi iradusiga, ikinyejana kiravuduka cyo ntigihagaze. Nubwo isi ntizi kumenya ngo imenye ibyatubayeho ngo ibone ngo yo nabo kugirirwemo. Uyu munsi turasabwa gukora cyane kugira ngo tubeho. Ikindi uretse n'ibyo, turamutse tubayeho ubuzima bubi, twaba tunejeje wa wundi waduhemukiye. Ako nkavuze nk'umuntu, tubayeho ku bwacu, tubayeho ku bw'Imana. Tubayeho neza tuzaba tunejeje Imana. Twiyubaka. Reka twakire ubuhamya, twumve urugendo umwe mu bacu yagize, urugendo rwari rutoroshye muri icyo gihe. Ernestine yegere ejuru aze hano hafi atanga ubuhamya kuri urwo rugendo. Ntuye n'ahangaha ariko mvuka hakurya. Ahangaha hahoze hitwa muri komine Rubungo, uri muri Gasabo mu murenge wa Ndera, niho mvuka, ariko ubu ngubu ntuye. Rero mpagurukijwe no kubaha ubuhamya bw'urugendo nanyuzemo, urugendo nagenze rutoroshye muri jenoside, mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Nk'uko nababwiye, mvuka hariya mu murenge wa Ndera. Navutse ndi umwana wa kabiri. Iwacu twari dufite abana 7 na papa na mama bari bariho bakiri batoya. Jenoside yakorewe Abatutsi mbi nahaje mu mwaka w'1992, haza mu buryo bwo kwiga, ncumbitse hano haruguru kwa Marume, hano hafi ya FAO, kuri FAO, munsi ya FAO. Mu gihe cya jenoside ijya gutangiraho, murabyibuka ko jenoside yabaye abanyeshuri bose bari mu kiruhuko, bari muri vacances. Abari icyo gihe barabyibuka. Numva umutima umpase kuhava, siniyumvishaga impamvu, ariko impamvu nayimenye nyuma. Numva umutima umpase kuhava. Nsimbutse gato, ntago nababwiye, wenda igihe nakirijwe ninjiye muri iri torero rya DPR mu mwaka w'1985. Nari mfite imyaka 9, mbatizwa nujuje imyaka 13 muri 1988. Icyo gihe cyose rero nari nkijijwe, ariko nkiri mutoya. Jenoside yabaye mfite imyaka 17, ariko nari nzi ubwenge.
nari mukuru, nari umukobwa w'umwangavu, nari mukuru, ibyabaye byose narabibonye. Ni ibyabaye inaha, iby'iwacu byo narabibwiwe, ariko mbibwirwa n'abantu bamwe babikoze ndetse n'ababibayemo, nabyo rero mbifitiye gihamya, mbifitiye amakuru. Rero jenoside itangira, nababwiye ko muri vakansi nari ndi iwacu, ariko numva umutima umpase kuhava, nkumva nta mahoro mfite yo kuhaba, nkumva nta, kandi bimfata umunsi umwe, numva nta mahoro mfite yo kuhaguma. Uko isaha zigenda zishira, umunsi ukura, nkumva umutima urambwira ngo genda, ndetse nkabibwira mama, nkabwira nti ndumva nshaka gusubira ku Gisozi. Ati se ko igihe cyo kugenda kitaragera, ko amashuri ataratangira ngo ugende, ugiye uti? Kuko nkumva ndatsinzwe, nkaceceka nkabireka, hashira nk'isaha nkumva umutima uradishye, genda. Nkabwira nti nyamara ndagiye, ariko byarangiye n'ubundi koko ngiye. Nahagurutse iwacu, ndabyibuka ari saa 11 za nimugoroba, twategeraga imodoka ahitwaga 15 murahazi. Navuye iwacu niruka, navuyeyo niruka meze nk'umuntu uhunze uvuye mu mudugudu uhunga. Ndiruka ngera ku 15, ntega imodoka ingeza mu mujyi. Gare yari kiri hano hubatse City Tower, namanutse n'amaguru, nta modoka zari zihari za Kinamba na Kagugu, namanutse n'amaguru ngera kwa marume. Babona ndakomanze nijoro nka 2:30. Ihanutse ntago twamenye ibyabaye. Umubyeyi twabanaga Mukamarume yumvishe ibintu bibombogotana, agira ngo ni inkuba, imvura igiye kugwa. Araza mu cyumba aho twari turyamye na mubyara wanjye, ati nimujye gushyira idomoro ku mureko, imvura iraguye. Turagenda kuko tuyishyiraho, ariko tukabona ikirere kirakeye. Mu by'ukuri nta mvura yari ihari, ahubwo niyo ndege yari ihanutse. Uko guturuka iwacu rero gutyo umutima umpata kugenda, ni Imana yagira ngo izandokore, uyu mwanya nzabe mpagaze hano mvuga imirimo yayo. Imana ishimwe. Twagumye aho ngaho, bucya mu gitondo amaradiyo arimo avuga ngo buri wese aguma aho ari. Ntabwo byari bigishobotse ko nasubira iwacu, ati umukuru w'igihugu yapfuye, indege Habyarimana yahanutse, Habyarimana yarashwe, yishwe. Buri wese aguma aho ari. Nyine dutangira kumva amasasu, twumva ko ibintu bihindutse. Tuguma gutyo gukendera, gukerakera, mbese ikintu cyose ufashe bidashoboka, kubera ko byari bimeze nabi. Natangajwe n'ukuntu iyo tariki baziyeho kutwica hariya kwa marume, natangajwe n'ukuntu n'ubundi yahuriranye n'icyumweru, ejo bundi byarahuriranye, birahurirana, biba ari ku itariki 10 turi hano mu rusengero. Narabyibutse, numva ni ibintu bintangaje, numva ni ibintu bintushije. Kuri iyo tariki 10 rero, igitero cyaturutse ku Gisozi, baza kwica hariya muri kariya gace ko kuri Fawe no kwa marume barimo, no mu ngo za hariya iwabo wa Rutagarama na Babizumuremyi, no kwa Rudasingwa murumuna wa Vita. Igitero kiraza ari mu gitondo nka mu masaa 3 saa 4. Nari ndi mu rugo rero n'umuryango kwa marume, nyine ndi kumwe n'abavandimwe. Igitero kiraza, baraza batoranya abantu babajyana ku muhanda. Mu by'ukuri bababwira ngo nibaze ngo bajye ngo kwirinda, ngo gukumira, ariko mu by'ukuri bari bagiye kubica. Barabajyanye babageza hano mu gasantere ka Fawe, mu marembo mu mpande ya Fawe hari ahantu k'agasantere, niho babiciye. Tuhita twumva amagrenade aravuze, twumva induru ziravuze, tubona bamwe baranyanyagiye, bashije kubacamo barirutse, tukabona bariruka hakurya, bariruka, tuti barabishe. Imana ariruka cyane aransiga, yagenderaga nko mu metero nk'ahariya ku mashuri, nanjye ndaha ntera hamwe nayo ndi inyuma nko muri metero 10. Numva ndarushye, ndavuga nti ngiye guhagarara. Ubu ndiyemeje ngiye guhagarara. Igihe mpagaze gutya, numva ijwi rimbwiye ngo kibuka urebe inyuma. Hebutse ndebye nsanga yituye hasi.
sanga yikubise hasi arimo arigaragura mu mujinja, bita numva nongeye ngize imbaraga ndiruka, ndongera ndiruka cyane, bita tugera hakurya mu rubingo rwo kwa Karekezi duseseramo, tujyamo turatuza. Uwo mugoroba hahise hagwa imvura nyinshi cyane, haguye imvura nyinshi. Iyo mvura iragwa mu gihe itangiye nko kugabanuka, turibaza niba turi burare muri urwo rubingo, tukumva ntituri busubire no mu rugo, twigira inama yo kuza ku rusengero. Ntabwo twari guturuka muri ya nzira twanyuzemo twiruka, kuko twari gusanga imirambo y'abacu hariya mu isantere ya Fawe. Ahubwo turavuga reka tuzenguruke dukikire wa musozi wa Fawe tubuzamuke, kandi ntitwari tuzi ibiri hejuru hano ku munara uko bimeze. Uriya musozi wa Fawe waruhinzeho ibishyimbo, twawuzamutse dukuruza inda kugira ngo batatubona, tuzamuka dukurura inda mu bishyimbo, duhinguka hano ku munara. Tukihagera twuburutse leta tugwa mu gitero cy'interahamwe, zari zirimo z'inkurumogi, imihoro ijojoba amaraso. Bamaze gutema abo bantu, bari bamaze gutemagura inka zo kwa Variste ziryamye mu rutoki zirimo zihorogoma, tuba tubaguyemo hagati, ntaho turi buhungire, nta na hamwe. Mbese twuburutse umusozi duhita tubagwamo, hano guhagarara turategereza. Kwa Jazo habaga umugabo witwa Siriro, muramuzi, abenshi bariho icyo gihe baramuzi. Yareberaga mu miyenzi ibintu birimo kubera aho mu muhanda. Aba yatubonye baduhagaritse aho ngaho, bavuze ko dutegereza uwo ngo akaza akaba ari utwica. Siriro sinzi ukuntu Imana yamukoreyemo, hari yaratekereje ati aba bana babice ndeba. Yakubise urugi nk'umusazi kuri bariyeri, ahita yinjira mu muhanda, ahita aza amfata ukuboko, afata akagira Imana atujya hagati, ahita dutambikana tuzana ku rusengero. Nteramwe zikanura amaso, bayoberwa mbese ibintu bibaye. Nawe yabikoze mu busazi, ariko Imana iramukoresha, aratuzana tugeze hano ku rusengero. Tugeze hano ku rusengero twakiriwe na Pasiteri Habineza, dusanga abantu mu rusengero benshi, mu gasengero gatoya kari hano murakazi, harimo abantu benshi ariko ku buryo utabimenya. Bagiye begeranya intebe, zino intebe z'imbaho z'inturusu, bakazegeranya abantu bakajya baseseramo bubitse inda. Benshi nta n'ukoma utamenya ko harimo abantu. Interahamwe zikaza, akamubwira ati Pasite kingura, urusengero rurimo abantu. Akavuga ati ndi imbere y'Imana nta bantu barimo hano, kandi turimo. Bati uravugisha ukuri? Ati nta barimo. Bageraho bakagenda, ejo bakagaruka. Igihe cyarageze, njyewe na mubyara wanjye twaje kuvamo tuza hano kwa Pasiteri mu rugo muri iyi nzu. Abariho tujya, abariho twihisha munsi y'ibitanda. Harimo abantu benshi. Hari igihe wagendaga gutya ukabona umuntu uzi, ariko kuko twari turimo turi benshi ntabwo wamenyaga ngo gusa jenoside irangiye buri wese aravuga ati burya njye nanjye nari mpari munsi y'igitanda, undi ati burya nanjye nari mpari. Twari duhari ngo turyame. Mama Desire akaza akagufata akakurambika kugira ngo ubashe kuryama, utabasha gushinga ikiganza ngo ube waryama cyangwa ubyuke. Mu gitondo ari ukuza kwegura, tukicara, agashyushya amazi akadukanda. Ntabwo nzabyibagirwa. Aho twaje mubyara wanjye twaje kuhatandukanira, haboneka umukecuru wari inshuti ya Mukamarume. Araza afite imodoka iri mu mwanya umwe igiye Cyangugu. Atubonye ati mwabana mwe ko mumbabaje, ati ngiye Cyangugu kandi imodoka mfite iri mu mwanya umwe, none ntabwo mbasiga hano mwese mutazapfira hamwe, nimwitoremo umwe mujyane. Gutandukana byaratunaniye. Kagira Imana akavuga ati bari wowe ugenda. Nkamubwira nti nanjye bari wowe ugenda ni wowe mutoya. Mu by'ukuri turangana mu myaka, ariko naramubwira nti bari wowe ugenda ni wowe mutoya. Ati se ningenda bizagenda gute?
nupfa njye nzarokoka cyangwa se njye nipfa wowe uzarokoka. Aho twaratandukanye, ariko gutandukana byari bikomeye, ntabwo byari byoroshye, tugatandukana. Amaze kugenda rero nahuriye n'ibibazo aho n'abandi twahabanaga. Hari umunsi haje igitero, bahiciye abantu 300 barenga. Mu by'ukuri ngewe muri iyo myaka narinze ngera Igitarama, ntariyumvisha ko leta ibintu byo kwica abantu ibizi, ntabwo nabyiyumvisha, numvaga itabizi. Ikintu cyabinyemeje ni uwo munsi haza interahamwe zaje kwica abatutsi bo mu duce twari hakurya y'itorero, twe twarahungiye mu mashuri yahariya kuri Sefoka. Haje interahamwe, ndeba mu kumba nabagamo, pasiteri yaradukizemo, hari harimo akadirishya gato, ndakingura ndareba, hamanukiye bisi yuzuye interahamwe, bisi yabona Tarakomu. Nibwo nakangutse ndavuga uzi ko bya bintu leta ibizi, ko nahoraga mvuga ntaye kubundi ubu leta ibi bintu irabizi, ariko kitarimo kubihagarika. Mbonye iyo bisi yabona Tarakomu, nabani iyi bisi ndayizi. Iyo murana mu cyobo kimwe kiri hari Nyabisindu, bahubatse n'urwibutso hari ku itorero. Bamaze kubica birukaga banyanyagira mu mashyamba, bo bakubisimbira inshuro imwe akagwa aho ngaho atanapfuye, wakubise umuhoro. Ako kanya mu masegonda nk'ibintu bari babaze, hahita hamanuka imodoka yuzuye abanyururu, bitabaza bajugunya muri cya cyobo. Abapfuye abatapfuye bo bakubisimbira wenda nko ku rutugu, urumva ntabwo yapfuma. Bariyeri yaho yose twagiye tuvamo, dukubitwa inkoni nyinshi, dukorerwa iyicarubozo. Ariko finali noneho yaje kuba kuri bariyeri yo ku Mukamira, dusanga bahahagaritse abantu benshi ntazi umubare, abo nzi n'abo ntazi, bari baturutse za Kigali cyangwa abo twari tumaze iminsi tubana Nyabisindu. Batujyanana bajya kutwicira ahitwaga kuri komine Nkuri. Baradushoreye batugeza kuri komine Nkuri, badushyira ku murongo. Bagendaga barasa umwe. Nta buzima, nta mitekerereze, nta kindi kintu umuntu yatekerezaga, wumvaga byarangiye. Ndi nk'umuntu wa 30, ariko bararashe, bararasa. Bageze ku mudamu wari imbere yanjye n'umukazana wa Habineza, arahindukira ampereza umwana yari ahagatiye, umwana w'amezi 8 niyo yari afite icyo gihe. Ndamubwira nti uwo mudamu baramurasa, ndeba agwa imbere yanjye, ntegereza ko bandasa, ntibandasa. Warasaga yarandenze, atunga imbunda wari unkurikiye, ararasa, umurongo wose urarangira, intombi zose zigwa imbere yanjye, nsigara mpagaze muri zo. Ntabwo byari byoroshye, ntabwo byoroshye n'ubu. Rero natangiye mbabwira ngo ndashimira Imana yampaye agakiza nkiri muto, kandi ngira agakiza k'umwimerere. Njya mbivuga, ngira agakiza gakomeye, ndakomera. Ndavuga ngo niyo ibintu byose byashira, niyo ibintu byose byarangira, Imana yo mu ijuru irahari. Babiciye kuri segiteri Jurwe, murumuna wanjye wa Bucura na mukuru wanjye imfura y'iwacu, babiciye hafi y'urugo kugira ngo nabashyiraga amazi ngo bugacya ngasubira nkongera nkabashyira amazi. Umunsi umwe ngarutse ngo ndababura, ariko bari baje nyine babishe babana ngo ni kuko twabakuye muri tuwarete yo hafi y'aho ngaho. Mu mwanya wo gushimira, mumbabarire mwihangane. Ntabwo nzibagirwa inkoni wakubiswe, sinzibagirwa amacandwe waciriweho, ntabwo nzibagirwa Mama Desire umunsi umwe interahamwe zaraje, interahamwe
ifata gerenade. Reba ukuntu bari abantu nta n'ubwenge bari bafite, gufata gerenade ajya kuyitera abantu babiri. Ubwo yaragiye kuyitera ngewe nakagira Imana. Umubyeyi wanjye nkunda, ndagushimiye ubutwari wagize. Si njye njyenyine, hari abashobora kubivuga cyangwa ntibanabivuge. Ndagushimira, wabaye intwari kandi ubutwari wagize Imana izaneza. Turi mu itorero tumeze neza. Ndabashimiye, mwarakoze. Ndashimira umutware wanjye. Ntabwo byari byoroshye gushaka umugore ufite ibikomere bingana gutyo. Ntabwo byari byoroshye mwa bantu mwe, kubura umuryango mwiza. Ndabakunda uhereye kuri umwe ukageza ku wundi. Ndabakunda, njya mbibabwira kenshi. Iyo ndi muri mwe numva ndashimira Imana aho igejeje ikora. Yangaruriye icyizere cyo kubaho, igarura ibyiringiro muri njyewe ku minsi yagiye ishira. Ntabwo biba byoroshye, ariko Imana ishimwe ibinshoboje. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Kugira ngo byibuze aba baririmbyi bazabe umusemburo mwiza muri iri torero ryacu, tuzanabimenyesha n'abandi bamenye ko bakwiye gutera intambwe, kuko iyo ugeze hariya ubona yuko abantu bari barabuze ubumuntu. Baririmbye rero murakoze cyane, igikorwa cyiza mwateguye, kandi tuzakomeza tubashyigikire nk'umuryango wa Ibuka, ndetse tuzakomeza tubakorera ubuvugizi aho bishoboka, dukomeze kwibuka twiyubaka. Murakoze cyane. Murakoze. Ya mwigisha yavuze ngo kuki abantu bahuye ahantu haragwiriye, ariko ubundi nekereza ko umukristo wese yagombye kugaragaza ubukristo mu gihe cy'akaga, mu gihe kibi, mu gihe kigoye abandi, niho umukristo ubundi yagombye kuba umukristo. Murakoze. Kugira icyo uvuga kuri uyu munsi ntabwo byoroshye, ariko turashima Imana yarinze mama rero imurinda vanga ajya Sainte Famille ariko abaho, ariko Priscilla wenyine aritahira. Kubw'ibyo rero umubiri urababaye, ariko dufite ibyiringiro ko umunsi w'umuzuko tuzongera kubona. Madamu Kalisa niwe wavuze ngo bijya kuba yabuze amahoro. Nanjye rero yaraje arambwira ati sigarana uyu mwana, ndabona ku Gisozi bikomeye. Yamusigiye uyu mwana afite imyaka 3, ariko ndashima Imana nk'umwuzukuru mu muryango. Twumva iyo mubonye numva ari murumuna wanjye. Ese twari dufite, navukanaga n'abahungu 6. Hariya kuri fawe rero igikira. Ibyo rero batubwiriza buri munsi ngo twiyubake. Ndashima Imana n'ukuri kugeza amagingo aya ngaya. Ndashima Imana, abana banjye barubatse bose, ndi mu buzukuru 18, kandi ndashima Imana yo mu ijuru ko Imana yanshyigikiye. Yozefu natambuke yigire hino, kugira ngo n'umwe mu Atanaze na Priscilla, kugira ngo nabwo twaratumiye kugira ngo nabo baze gutyo. Kenshi kuko twari duturanye, korali yabaga yakiriho gatoya, twarazamukana. Ndi umusore mutoya wakijwe 9 kabiri nahise njya muri korali. Korali rero yarandeze kugeza ubwo twatandukanaga, ariko nubwo nyine twahuriye twibuka abana bacu twabuze, ariko numvaga makumbuye, njya makumbura cyane kuko nanjye niko narerewe. Jenoside yabaye imaze gushyingirwa, yari inshuti yanjye cyane. Muri iyo minsi ijya gushyingirwa, ubwo bwoba bwo gupfa yarabugiraga koko. Yahoranaga ubwoba tuzapfa, nkumva ngisimba ikurura. Polisi yari inshuti yanjye cyane. Turabashimiye. Dushimiye kandi mu rwego rwa Ibuka, namwe turabashimiye
ko ntabwo wabasha gukora gahunda nk'iyi utamenyesheje inzira bigomba kunyuramo kugira ngo iki gikorwa cyo gifite umutekano. Kandi nanone dushimira mu rwego rwa korali, ntabwo biba byoroshye. Mu myaka 28 tukaba aribwo bwa mbere dutekereje kuba twakora gahunda nk'iyi ngiyi. Navuga ngo ni imyumvire bigenda yigira hejuru, namwe abaririmbyi turabashimiye. Twatangiye dusenga kugira ngo ubane natwe, twatangiye dusenga kugira ngo ufashe buri wese muri gahunda yari iteganijwe uno munsi. Turagushimira kuko wabanye natwe, turagushimira ibiganiro byose twumvise. Niyo mpamvu Mana yacu dusenze kugira ngo amagambo yose twumvise, ryaba ijambo ryawe, ryazaba impuguro, ibyo twumviye mu kiganiro, kugira ngo ibyo byose Mana yacu ubyandike ku nkingi z'imitima yacu, kugira ngo bitubere umushorera, bitubere inkuru. Turasenze kugenera na buri wese, kandi utegura imitego yose umwanzi Satani yateze. Mana yacu ugenere natwe, utugirire neza, kandi utugeze mu ngando zacu amahoro. Tugiye kubana natwe twese, ni mu izina ryawe rya Yesu tubyambaje, amen.